aturutse ku itorero rya Rubonobono niwo mudugudu wanjye, kandi itorero ryanjye Imana yashimye ko nanjye hambere umugisha wo kuba ndi umudiyakoni mpagarariye na minisiteri y'abagore benshi. Imana ishimwe. Hamwe Imana yavuganiraga na mama ku karago k'abagore, ubu na mama ari mu bagore nyoboye. Imana himbazwe. Ibi ngibi Imana yabivuganaga na mama ku karago k'abagore mu Rubonobono, kajya imubwira ngo nzaku. Hano harimo abantu bafite nzaku y'Imana ngo bavuge ngo amen. Hano harimo abantu bavuganye n'Imana ngo bavuge ngo amen. Imana ikamubwira ndi mu kabari, Imana ikamubwira yanuraguye muri brotire, Imana ikamubwira nta sura nta shusho, Imana ikamubwira banjyanye gufunga, Imana ikamubwira natashe nasinze urumogi ndetse n'amakanyanga, Imana ikamubwira yambuze kubera abagabo, ariko ikambwira muri ya nzamwibahishiriza. Ushatse kuvuga by'abantu babona sinzi Imana ibona. Abantu bafite ko babona ibyaha ariko n'Imana muhumura ifite ubwo yabibona. Abantu bari hano bari kumva ngo bavuge ngo amen. Ndetse Imana umupira ufite ubwo yabonye ibintu cyangwa uri gushyira mu gihe cy'abantu bakamufataho ijambo, ariko turashima Imana ko bahishe password yo kumenya uko bizaba. Imana izatungura. Haleluya. Mu kiderenga rero aho mu Rubonobono, aho nagwagwanaga, aho nanywera urumogi, aho narumura, aho niho Yesu abereye umugisha. Ndabashimiye batanjyanye kure ahubwo yampamagariye aho. Mama njya muhagurutsa nihaguruka perezidante wawe kwakira, mama Karira nawe ari we warije, ariko dufite Imana irindi jambo yavuze kandi karirinda n'uwo yabibwiye kandi irindira kugira ngo irisohoze. Nkomeje abanyamasezerano muri gukubitwa muri bambazi, muri guhura n'ibintu bikomeye, muri kwibaza ngo mbese Imana ibyo yavuze izarisohoza. Ndabakomeje mu izina rya Yesu. Ni Imana yibitsemo imbaraga zo kuzasohoza ibyo yavuganye nawe. Imana yibitsemo ubushobozi, Imana yibitsemo icyubahiro kandi ntabwo izagira undi. Imana yarinze ibya Mukabaranga Jeanne hariya mu Gatsata na John wamubona baramunaniye na bugingo n'ubu. Imana ikabikorera kwibahisha kubahisha izina ryayo ntabwo ibyawe bizayinana. Itorero haleluya. Wavuga iby'icyubahiro cy'Imana ugakwira bugacya, ariko na bugingo n'ubu ntabwo tubishyikira, tugenda dushyikira agace gato ariko twumva twagasangiza abitorero ndetse n'abizera. Ariko Imana ni data. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mwashyizwe ku mutima kugira ngo tuganireho ibiryo data yateguye kuri uyu munsi, kandi buri wese namwe mu bon appétit. Amen. Reka dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 32. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, mbona abantu benshi batunamye bareba hano, menya bafite Bibiliya atari benshi ariko ntacyo nawe wumve. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 32. Turaza kumanuka tugeze ku 39. Reka dusome kuko igihe cyacu dufite. Haravuze ngo ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro n'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, mugasangira imibabaro n'abagirwa batyo, kuko mwabaranaga n'imbohe, mukemera munezero kugira ngo ibintu bijyane, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiye birushijeho kuba byiza bizahoraho. Nuko rero nimutubushize ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabishobora no kwizera, nyamara nasubira mu mutima wanjye ntuzamwishimire. Ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Abari hano mwese muteze ngo amen. Munyemere dusome hano mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Itangiriro igice cyaho cya 12 umurongo turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, siga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaha umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niwo imiryango yose yo muri isi izahera umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, n'utajyana nawe Imana yakiduha umugisha.
Imana yacu iduhamirisha. Ndashaka gusoreza gatoya hano muri uru rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ni igice cya 5 turahera ku murongo wa 10. Niho nshaka gusoreza kuko ntawe kugira ngo tuganire mu murongo w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 5 turasoma dore ku murongo wa 10. Aravuze kandi ubwo guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wawe. Ufite umwana ufite ubugingo, ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwami w'Imana, kugira ngo umenye yuko ufite ubugingo buhoraho. Kandi icyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusabye ikintu uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nk'uko duhawe ibyo tumusabye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Iri ni ryo jambo nashyize ku mutima, rifite intego. Birashoboka ko yego barayumvishije hanze. Mwuka w'Imana kuva mu kwa mbere yambaye intego, kandi na bugingo n'ubu ntabwo barayihindura muri njye, ariko wahindura amagambo ajyanye n'iyo ntego, ariko intego yo ntirayivuga. Mwuka w'Imana yarambwira ngo nzabwire abantu muri iyo ntego ngo hari imbaraga zihishwe mu kuzirikana cyangwa kwibuka ku by'Imana yakoze. Bakomeje kubiririmba itorero. Haleluya, hari imbaraga zihishwe. Buriya iyo umuntu akurangiye ikintu kirahishwe, icyo kintu kiba kidapfa kuboneka, nta gihari, bisaba gushakashaka kugira ngo icyo kintu kigereho. Iyo umuntu akubwiye ngo dore hari ikintu gihishwe hano gishaka, bisaba gushaka kugira ngo icyo kintu kigereho. Rero ngo kirahishwe, hari imbaraga zihishwe, ntabwo zipfa kuboneka. Ntabwo ari imbaraga ziba zabonekera umuntu wese nubwo tungana kujya kuri sejeri. Ntabwo ari imbaraga ziraza guhishurira umuntu wese kuko yicaye sejeri. Ni imbaraga ziraza kwihishurira ubishatse wese mu izina ryawe. Cyangwa izo mbaraga zihishwe ngo ni izo kuzirikana cyangwa kwibuka ibintu Imana iherutse gukora. Hano hari abantu bafite ibintu Imana iherutse gukora ngo bikinze ngo amena. Izo mbaraga rero uburyo zihishuriwe ngo zibitse ikiraro kigiye gutindirwa imbere y'umuntu uwo ari we wese wicaye hano, ngo kugira ngo umwanzi atakugenza uko ashaka, ahubwo najya gukubitira inyuma umubwire ngo ndajya imbere kuko n'igiti cy'Imana iherutse gukora. Izo mbaraga zizakubera ikiraro ngo cyo gutindirwa imbere yaho ubusinzira. Imana iduhanurire. Mbese hari abantu biteguye kwakira ikiraro ngo bavuge ngo amena. Hari abantu bazana no kwakira ikiraro cyo kugenda hejuru y'ibyarangira hejuru bavuge ngo amena. Izi mbaraga isi irazikeneye, izi mbaraga umuntu wese ku giti cye arazikeneye. Icyakora rwose urahishwe. Naratangaye, nabajije Umwuka w'Imana kuki zihishwe, si kuki zidatangaje ku mugaragaro nk'iki abantu bose bemerewe. Ko harimo abantu batazi gushaka impamvu twahoze tubangamiga, ko ahantu hose ubona wahisha akabari gakomeye kuko bagatwahamenya hamwe n'iriya miga y'ihipapu. Iriya ni inyuze, ni hipapu yararirimba ngo babaye gutwara abizi. Iriya ni rapu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera twese tutaribuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Twarabucunye biraba, ariko tugeze ahandi usanga bireba. Haleluya, zirahishwe, zirahishwe. Ni imbaraga zihishwe, kandi izo mbaraga nugira amahirwe ukagira umugisha wo kugira ngo Imana ziguhishurire kuri uyu munsi, uraza kubaho neza hano imbere abandi bari gutaka. Uraza kubaho neza hano imbere abantu bibaza ikikubesheje wari kukubesheje na za mbaraga zari zihishwe, kuko wagize umugisha wayo Imana iri kuzihishurira. Imana iguha umugisha mu izina ryayo. Imana ihimbaza. Amen. Imana ihimbaza. Amen. Imana yongere ihimbaza. Amen. Uwanditse urwandiko rwandikiwe Abaheburayo yanangaje cyane. Yibukije Abaheburayo bandikira, arababwira ati mwakwibutse iminsi y'agakera. Ni iki gituma isi igiye kwicara, iminsi igiye kubamira, ibihe bitagenda neza, nta bihe byaba byaragenze neza. Mwakwibutse iminsi y'agakera ko none habuteje. Ngo arababwira ati none mwakwibutse iminsi y'agakera ubwo mwaburanaga n'imbohe, mukemera munezerewe ko njye witeka n'abizirikanye. Ndashimira Imana izirikana ibyo twaretse n'ibyo twigomwe n'ibyo wigomwe. Nibikira umuntu wicara mubwire ibyo wigomwe, Imana bihaye agaciro. Ntekereza ko umuntu wese wicaye hafi ibintu yaretse kugira ngo abe hafi
kandi hano ku muhango w'Imana Imana ihimbaza muri hano ku muhango w'Imana kandi turi kwigo Imana rero yaguhaye kwigo mutari wakombe kurimo kugira ngo iguhishurire mu ijambo imbaraga ukeneye muri iki gihe nta zindi imbaraga zo gusirikana Imana iherutse gukora hari ibipfa nta yindi iratuma tugira icyabuze bitanu kandi tutitotomba nta yindi iratuma tugira isukari yabuze bitanu tutitotomba nta yindi iratuma tugenda uko ibihe bije n'uko bitegetswe tudahangayitse ni imbaraga yo kuvuga ngo iyankunze ibirayi bikora 25 nabihashe intunze turi kumwe n'umubirayi bya 750 iyo Mana niyo kwizerwa bitandukanye ukavuga ngo umwana wese akunda iki ukabifirira ukabigenda kubiryoshye apana guhagarika umutima nk'abikiye batazi Imana ukisi iyo yibitse n'intwaro yo koza ikabana imitima ariko Imana yibitse n'imbaraga zo kuvura halafu kozi Imana zo kutengera yadusuye kwa kabiri wacu mubono atubwira ukuntu Yesu yatsinze sinamugirwa n'ubiryo jambo bikugenda usko ni kugendera mu ijambo ngo Yesu yatsinze isi none so yatsinze isi yabantu twamavuga bito kandi yatsinze isi atsindira isi yose uyu muntu wabisa kwerekera gazananirwa nananirwa zacu oke ntabwo gahunda ni ariko nzakwe muri bwa kugira ngo inyuma ye avuye mu inyuma y'ikibuga cya Yesu mu kibuga cya Yesu uzabishima kandi gahunda we yaratanga haleluya ariko umukiranutsi w'Imana ararindwa ngo ndetse n'ubyabo rwe haleluya amen ndi hano kubw'inyungu y'uko mama yabaye neza n'Imana nawe baza gukomoka bazaboneza ko ufite ibyo wigomuka imbere y'Imana umuryango ufite amahirwe igihugu kigufite kirahirwe kandi igufite umudugudu n'isibo bigufite uraha barahiriwe kuko imbaraga ugiye kwibika uzazisangiza abandi uzasanga aho barira ababwira ngo nimuhumure hari ibintu namenye nahishure ese n'ibiki birakomeye byanze birananiranye n'ibikweme mubwira uti byanze namenye ko hari imbaraga zihishwe mu gusirikana Imana ko mwene da ibi bintu ngezemo nibyo byambere byabigeze mu buzima bwawe ati wowe none si yabanye nawe cyane bikomeye ubu ngiye uhita ukomeza imbaraga Imana ireba ibone ukuzigama no kukurinda nta gihe Imana ifite Imana ivuge ngo ibintu nakwiye kurinda kuko murindiye cyabani mwikirize ngo amen tubihumuriza niba dukwiye kubwira twakiriye Imana kugeza ubwo biduhindura aho tutari twemerewe kuba muri Kristo Yesu tukaba ducitse intege twirwa mu rusengero abatajya mu rusengero bibagendekeye abatambishije ijambo ry'Imana bagendekeye uyu wanditse Abaheburayo yaragitegereje ndashima Imana yabaye kwa mu iteraniro ariko yarageze mu mbere haleluya amen Imana yabonye iryo funguro rigere kuri ubugingo bwawe ndetse n'umutima kugira ngo udacogora abanza bakabivuga hejuru Imana yakigire arabitegereza wanditse Abaheburayo ageze muri bice bya 10:35 arabona 32 hariho abaza gusa mwakwibutsa nimwibuke iminsi yawe ya kera hano havuga ati kera umuva kwise kazi wabo gato yewe benshi ngo wakugera mu sijoro ese havuga ati kera niba ufite kera hawa anye n'Imana umura na hano bihara Imana yakurinze kera hashize na none hara vuga ngo na none hara haleluya ikibazo dufite nk'uko Imana yabishuriye ko abantu bagera igihe bakamenyera Imana tukamenyera Imana tukabaho tugeze isawa hari ibintu bitagezweho hari ibintu bidakwiye kwibuka ko witwaga kimwe ibyo ntabwo ari byo kwibuka ko wavukiye n'amasheke wambaye umupira gusibuza uvuga mutereka wambaye Imana itaragukuje wowe wambaye umupira hanyuma n'amasheke ni ukuri ntirakubuza wambaye ipantaro n'umukandara natwe turashima Imana kudasa n'amakuba tukabutwara umurani mu rwego rwa amen ubu amakuba mfite ngewe n'intambara afite ndashima Imana ko ntabyabaye nk'umwaka yewe mu bintu nubaha Imana nikunde ni uko Imana ikoresha umuco w'icyitegererezo hari Imana y'icyitegererezo mu rwego rwa amen bakaba benda gusohora mu nzu ariko wagenda ntuse n'ubwirinde yabisohora mu nzu ukaboza ya kredi ideni ryagutuze ariko bapima ibyo birupima ukisiga utuvuta tukagufata naho ni uburyo bw'Imana bwahagurutse Imana yohereza ingoboka yayo ikoresha uko ishoboye ikipereza kugira abaturanyi n'abaturanyi batakoga nawe ukinegera kuko wari uzi kukaza vuga ngo turakaze mu Mana haleluya
turazirikana Imana yakoze muri Imana intwari hari muri iki gihe twinjiyemo cya kabiri cy'umwana. Nta bundi buryo bwo kurwanisha abera mukwiye kurwanisha ni ukuzirikana ahantu hanyuranye n'Imana. Nta wundi muntu uhari ukicara ukibuka uhamya we, nta wundi muntu uhari uticaye sije ukicara uti yewe ninde wa kera ugahaza haraza kinyagira guhaza hano ukamubwira uti igihe wanyicariye kirahari, igihe wagendeye kiba kirahari, nanjye fashe umwanya wo kumenya icyo Imana yahishe. Ngwino twicare tukane. Hari abantu bari baganira babwira Satani ngo habe bamuganiriza ibihamya ngo babwire ngo amena kiri umwanya nawe wihimure igihe yakugendeyeho kirahari, ariko utagomba kutuzegeza. Imana itaguhaye Satani turi mu gutereka. Imana ntiri mu guhe muri cya gihe byari bikomeye kwawe wagize ngo ubundi bwiramuguha humura ikibaye cyane hasi bizagira muti. Haleluya. Nasomye ijambo rirangiye rya mbere rirasohoye ngo kandi ibishimana bikumenyesha ngo kandi nahoze mbwirwa ibishya muri iyo mbere. Imana ikumvisha ibishya muri iyo mbere urucayo. Imana ikumvisha ibishya mu izina rya Yesu. Imana ikumvisha ibishya kuko ibya mbere Imana yavuze yibitse imbaraga zo kuzabisohoza. Yibohoke. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana umuremyi. Nta kibuga cyabazwa kibumbye ngo wabumbye uti. Imana yashimye kunyuraho kugira ngo uzabutangaze isi. Imana yashimye kunyuraho kugira ngo ubike ubuhamya bw'ahashize. Biriya ni ubuhamya buduhindura ibihamya. Mwamugeza ngo amen. Kandi nta buhamya buhindura ibihamya, biragoye cyane. Ntabwo waba utashonje kumenye ko umuturage yaguze maze umunyenza bashonje niyahuye n'umunyenza mugenzi we n'ubwo ari n'icyo gihe we kivuyemo yaba n'ishuri batubwiye iyo urebye mu maso arayimenya kuko uhabera hanyuze. Ndashima ni umwe mu bagore Imana yishije ku bintu bikomeye na mugingo n'ubu nyibinyuramo. Wenda reka mvuge gato mu minsi yashize nabwiwe amagambo akomeye cyane. Imana yanyamama Fabrice ngiye guhindura ikimenyetso cy'igirwa mima mu izina rya Yesu. Imana yigishira mu bigeraho narigeza nkaryoshye ndi muri Siriya bari abantu mu muhanda iyo bari mu mutima wanjye wishe kuko niho nahoze mu bantu nganiriza nkumva nafashije nuko namwe mfashe bari mu muhanda. Iyo turi gusangira mu kantu tugatatu mwana none se biza gutema tugana za mugozi wanjye ndi boke Yesu yacumu yakabinda Imana niyo yoheje umwana nibo ujye muhire mbanishi kuko ndi kumwe na muntu uri kuvuga kandi bakeneye kuvuga kumva amafa bavuga kuko ni wowe tuzi, ni wowe winyana, ni wowe tuzi wambaye ukodoza nami, ni wowe tuzi inyonzi yakurani, ni wowe tuzi. Bakeneye kubona umutima wawe. Ndashima Imana ko isi igutegereje kubona n'undi muntu batiteze. Nikize ngo amen. Imana igira amagambo akomeye. Irambwira ngo ugiye kwigisha udafite icyo usobanura. Sinzi impamvu numvise umukorera yenda koresha. Ni n'uburyo ugiye kurisobanurira isi. Ikavuga ko ari isi. Ahandi hose nategereje kubitegeka ariko mwebwe nemere muri basobanurira. Irambwira ngo ikintu udafite igisobanuro ku muntu. Yesu yiga ati igisobanuro. Irambwira ngo dore abantu bazagutera mu mutima. Ariko nabyo nemere kugira ngo kugira ngo uzafashirize abazaza mu gihe kizaza bazatenga umutima umenye gufashiriza abantu. Irambwira ngo birambuye kugeza mu mashuri yose bose nayanyuzemo ayo gutanga n'umugabo imyaka 8, ayo gusasira umugabo ku myaka 19 azana indaya, ayo kujya gushyira umugabo aho yagusaba niba amanzi ipantaro narize ujya kunyurwa mu bantu n'ibiki bagira ngo nashiye kuri kaboko ahazaza habonereza abantu. Hari abazisaza bisanisha kubera mesaje, abandi bisaza ngo babone ifoto uza mu rwose asura indaya ukavuga mu twinshi bakiri asaba ukaryama n'abana bisohoka asasa indaya umwaka ugashyirwa nta muturage ubyibushye kuko nari ngiye mu gipangu cy'abagore 8 kandi n'umupande ko ndi umuvugabuto nigeze guceceka bakina ibanga ry'imbwa yanjye natwikira amaniga natwikira mu Imana ari kunyigisha icyo bita inyubako yitwa urugo. N'uyu munsi ndashima ko mfite agaciro kandi uyu munsi mpagaze agaciro kanjye muri iyo mugabo. Imana niyamara ku mugabo nyiri mwiza. Niyo mpamvu umutima wanjye ukubwira Satani tuzamurwanira papa. Turacyari kurwanira rero kuko ibiri wawe n'iwanjye wasanga byarakoze tubirwana ki urakoze mu gihugu. Rero
zitwa Mama Fabrice. Kuvuga tutazi Imana izayakura. Na pekee ndipo mama anataka kukua mathematics na kwa kasi. Barani mkamili kwa kitu cha hiyo sitawaza mimi na kesho na sitawaza Imani na kama ya kucheza hadhara. Je, mwanzo chini sana. Barani mkanacheza hii ya mtume Imani na kusura mwili kwa ni kuomba kuingia na sababu ngenda mbinguni. Na wewe unabro kuicha ulilesi dahaula. Wacha madama kipa hali huzo wako baki hujiza. Alikushika baba kulia mbinguni mambo. Nijia kwa ndani mimi nono ali Mungu na yeye kutibu. Baba ni mchitele. Nikamoja kwa komeni mimi sema na nje ndio. Alikenda kwa baba wa tele. Na kwa kufunga kashi baba kwa shamba ya kasimama siko alimwambia. Mje tunataka kuchukua katika kuti Fabrice walidai kwa mbele ya kuti mtwicheza wagabo. Mungu kule mtu wacho shakati ni mwichas. Unaona cha Amen. Chubahiro shimana chigara kumugabo warananya kumunani bamufunga muhamya mwende usiyo nayeye araza atawuza mu nakiye kuyabonetse kukiza yamengereza Imana n'umugisha akishijwe rero Imana isubimigisha kandi byakira kandi byakampara kaza basakosha cyane n'inkweto komana oh dirija wa bije n'amateka mu Fabrice rero Yesu na haujui. Umisi nijepisha prema mfabisa kusanya za mikosi kwa maana badilishimani wa huyo. Ule mtaka kuliko hadi kuliko mami kwa uchunge kwa kwa amekwa juzi kama tabasi wewe basibakchere kwa ukaza mbele basi ya wakati ndio taza ikatabele kwa ahora ndio amefuka kwa tatabiko. Wewe unasema unasiwizi kwa nani kujua. Baba usakubeleka paka na bila kusahau kusimka kwa mikawasi ya taraza. Urakoze kujua mjini na muzarenganyirije. Ukwanya basi wabataraza bakitunga bakigororije. Tusirukusuri kuko riri kuko nicyo umuyobozi akeneye cyane bya mugitondo. Nasiyaza cyane cyane wari kujye ko urakoze kujya. Nasiyaza kwa kandi ni kwa kwiyeza. Uri yimba nanjye magaza. Kujya bikorera byo habana y'ijwi ko muri kwa. Asha ari maraba. Niko nimbe. Mama ndagushimye munani ngizaje kwa mashimana we abayibirira kuri beko ukarembere ukibaza bani bamucyamesina nanje wari kubatizana mikoro nanje kubatizana mikoro akimana bamugisha gihe cyane cy'Imana bakabyumva byaje biteye Hapo tsaja nzinduka kayira. Ndashimye Imana gatoya kashobora kuza muri komisiyo Yazinduka kuko abazi baje bibagirira n'ibyo. Ariko n'ibyo.
umunezero urahari. Ariko haleluya, natwe ndagiye bena ngira muri make icyo Yesu azakorera abamwizeye bose. Iyo ariko Yesu arahari. Ibi Yesu ari byose biraryoha, mwikirize ngo amena. Nubwo babona ntari hari, ariko Yesu arahari. Kandi Yesu ntabwo atinda kubishoboye gukora, kuko ni we ubushobozi. Ibyo turi kubona mujye mutwihangana. n'ingeraje akava mu baririmbyi nkajya imbere mu bakristo no kubashima bose. Bene imabwira muri make ibyo Yesu azakorera abamwizeye bose. Iyo basohoka baze muri ariya mashuri bishana biyigisha, ariko Yesu yari yamwizeye maze mureka bose bakora uko bashoboye. Amen. Kuko Yesu niwe ubashoboza. Uyu munsi ushobora kubona bitagenda neza, ariko ejo bikazagenda neza. Turi ku ijambo ry'Imana muri Mesiya y'agakiza. Amen. Haleluya. Nawe nubwo ushoboye none, ariko kera niba ushoboye, kandi ushobotse none, ariko watangiye udashobotse. Iyo dushoboza rero, iyo dushoboza no gushoboka, Imana yawe icyubahiro. Nari ndi kuvuga ku bwami, namaze kuririmbira muri mikoro, nshyizwe imbere muri ato, hanyuma rero muri muri aho ariko haza iterambere ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Igihe cyose naba nagiye kuvuga ubutumwa mu muhanda, naza muri korali bakambwira ko nishe umurimo, ntekereza ngo si byiza kubaho bambaye. Ni byiza buriya kumenya umuhamagaro wawe kugira ngo utagira uri neza. Narababwira ngo Imana yavugaga gukora muri njye ngo yari ukungoza uburyo abaririmbyi babaho imyaka maranye nawe. Ni ukuri n'ijya muri korali ntabwo nzabona ikivugo n'ikimana yashakaga ku myaka yose tumaranye. Murakoze, nandika urwandiko rwiza ndabasezera. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko basezera nta pfunwe mfite, kandi nabo nta pfunwe mfite. Imana ishimwe ko ahantu hose Imana izakoresha ubushoboye ukahakura amahoro. Mwikirize ngo amena. Aho hantu uhagaze, uwo mwanya uhagazemo, nta kindi kizagushoboza kuhavura amahoro. Ni uguca bugufi ukibuka iminsi ya kera, ukibuka ko aho hantu leta uhemerewe, Kristo ari we wahemeje. Imana imuhe. Ndashima Imana rero ko iki kimenyetso kigerwaho Imana nacyo kukirangiza, igikombe gisharira ubuzima bwanjye kukirangiza. Niyo mpamvu turi kukivugaho ko umuhanga umwe yaravuze ngo inkuru itinda ku isi, inkuru itinda yawe mu bantu, iyo itinze yatinze yakabije imara amezi 3, kandi amezi 3 ndayarangije kuri icyo gikombe gisharira. Ntabwo igikombe gisharira Rwanda kuko abantu batanga twarinda mbere bivuze, ariko hari impamvu y'Imana ku bantu cyangwa muri mwe kubibutsa iminsi ya kera. Ese icyo bibazo Imana ikujije kuri ibi ni ukubera kuri umugambi w'Imana, kandi umuteguro w'Imana, umugambi w'Imana ntabwo Imana ishaka kunyuza mu bintu idafitemo gahunda, ifitemo intego, ifitemo umurimo mugari. Emerera wumva Imana ishaka kugira uwo ushaka se ntanziriye aho Imana ishaka kumvikaniza. Emerera kandi Imana ibigenza uko ishaka mu bantu muri rubanda, ariko muhumure Imana ntizatureka igize ikatugukeshereza yawe. Haleluya. Natwaye ko abandi batwara ubisi ishize indigeze kuratanga igice nk'uko nkunda gukora. Mfite ibyo bibazo, mfite abana 4 mu myaka 17, mu myaka 17 mfite abana 4, mu myaka 20 maze kubatse, kuko nifite 20, nanjye mfite 35, namwe mfite imyaka 15. Kuri ubwo buhamya bw'ibyo bwaho nanyuze, abaganga bageze ko bakira mu cyuma, nagize ibibazo by'ibirwara, nagize n'ubuzima bw'uburaya n'uburara bwo kunanira ababyeyi. Bashyize mu cyuma muri ecography bigaragara ko ntazigera mbyara, ntazigera nanashaka. Imana ivugana na mama apfukamye kuri iyo foto bamuhaye igaragaza umunangiza. Imana ivuga ngo njye nkora ibishoboka mu bidashoboka. Uriya nzamuha abana muri njye barimo barayishupe, muri njye barimo, ariko muri we nta barimo byararangiye. Nzongera murema Imana imwe. Imana itinjira zo kujya kurema. Umurebe umugore Imana ukinatera umwana. Ifite ibihamya, ibimenyetso bituma tudacika intege. Ibi Imana ikoze abantu badahana ibyo kujya byibuza aho neza. Haleluya. Imana igira ngo izongere indemare mbishyire n'abahungu n'abakobwa, ngo kugira ngo n'icyo gihe bakize bazamenya ko Imana ikora ibishoboka mu bidashoboka. Imana ikoreye kwiyubahisha izina ryayo muri ubwo butayu butoroshye, n'abaganga bakurikirana bumiwe kuko uburyo byaramo ntabwo abaganga bizemo. Uburyo bwo kubyara umugore uri mu amafumbise bwaranye nta mwana, ariko mu buryo bw'Imana burahari. Maze kubona abana 4, abaganga barakorakoje, ni umugore usama nkajya kwa muganga nkaryama, bafite imiti bantera, kandi icyo gihe marayo, icyo gihe umwana wanjye bamumera. Fabrice wenyine natwitiye mu
kiderenga iwe nabyanye amezi 9 ariko abandi nabo bavukira amezi 9 bose babyarira mo hagati babaterura mu nda bambaze kandi nta kintu kinyakifata uretse general kuko nawe yubuki kwinshi hanyuma ikinyakizemo cyose kirasota. Ndashima Yesu nyuma abo bana amaze kumpa abana batatu Imana ishimwe. Hanyuma muri ubwo buryo bukomeye abaganga n'Imana bagakorana n'iyo mikoranire Satani yarwanye guteshanya guhereye mu mwana ukagezo. Ndashimira Imana ko ari Imana igitsindira. Imana imaze kugitsindira kane imbere ibitego by'abahungu babiri n'abakobwa babiri. Nukuri Kigali iraba mu zirikanye Imana igifaranga n'akazi n'ubukire n'icyubahiro birarangiye ku bantu bose. Ubifite ntabwo agiye kubimenya kubera igihe kiteguye gukanda nta kintu ariko abazi Imana yawe bazakomera kandi barakomera bakora ikiyemwe. Yego iyi si dukiriyeho n'isakaye, iyi si duherewe icyubahiro bakatuma batubwira ngo gisakaye. Harimo bakitubanjirije n'ibisi batacyubashywe, harimo baroherewe n'ubukire batagira abakire. Itonde pasipadi niyo ucaho ukazigarira Imana uzabitindamo n'abawe bakazabibana n'Imana. Urakoze kubyumva. Urarya igikombe cy'ibidandabiro nagiteguye ntabwo Imana imbwira ko nariza aho bizajya ariko byageze kunda twarinda nk'uko nsanzwe twarinda kurikirana abaganga nk'uko basanzwe bakurikirana ariko igeze muri 5 n'igice biranga biragora ni umupfu. Bahitamo rero ko nta ikintu kintu kigomba gukorwa kuko umwana yari yamaze gusobanukirwa mu mutwe. Natunze umwana mu gihe cy'ibisigezo kwita gusobanukirwa ndanabizi ariko babakira kandi iyo bisi Satani yaracunzacunga mvuye mu maboko y'abaganga kugira badashyiraho ikibazo nayo subiye rero n'ubwo babonye ko bimeze gutya ukumbura n'uwo mwana kuvuga bari mu bukomeye abakorerwa ku etaje murabizi. Nibwo naje gushira amaraso basanzwe bakorera uburyo guterwa amaraso kubera uburyo babona ameze ariko muganga zicyakora buri gishoboka gutera mu mafabrice amaraso banira amaraso banira ni abaganga bari hano bari ibyuma banira n'ibyo bitutuye mu gihe ubwo ntabwo bari tukiye. Ndaje bene ndaka amaraso araza amenya umuhondo ubundi kandi n'ikara ubundi nkarwarise yewe Mana we amaraso araza njyana ku ndareba amaraso aranzengereza banandikira amavuta banandikira ibiki byose ndakoragoza. Imana iri mu ijambo rivuga ngo ndashaka guhindura ikimenyetso kigirwaho niba kuko Satani ashaka guhindura ibyo wahamije ariko abazaba amaso babona bazakunda ariko abazaba amaso icyo gikorwa bazakirwa ariko wokomeza aretse by'Imana turemagiye ngo amaraso aramenuka amahindurira uruhu siramufata siramubwira reka ndabanzuka murabizi namwe iyo bimeze ndabagusiya kugira ngo bakomeze baramushinyagurira bagasanga uruhu yuzuye rwameshona ubundi rwabaye umukara ubundi rwabaye zirabimana oya kuze ko kwitukuza n'icyatsi n'ibindi bifite ibintu bikore yibuke ko mvuye kwa muganga mvuye kongerwa amaraso murabandamira no kuri YouTube no kuri social media abajya bakujyana kometeza amafabrice nicyo kibanguka. Imana ntabwo tubireba uri kuko abantu bateye Imana ntabwo umuntu agomba amashaka kugera ubuhinde irambaza ko ntashyize no gama fabrice n'ikoze Imana none bati ikigugu yakukoze Imana no gusa irangira ibyo bisutse ntabwo ariko bindi iramya mu rugendo umuntu wese kugenda wenyine nawe ni bari kumwe niho natyigiye kuko mbere nari nzi ko ndi kumwe na benshi kugenda mwene data rero wowe usabika kugera kuteganya ibintu
abizi pasiteri barishimye niwe nicaje mu gihe byabaye utegeka kujya kwa muganga wereka impinduka uyu munsi mbona arwaye se uyu munsi mbona abaye umuhondo ejo mbona abaye shokora ikintu cyangwa nayo hasi mu ntara ntabwo arakora urukundo cyumva amafoto wa mbere ntabwo ari mu bihugu ariko muri Kristo Yesu byose turabyemera kandi umwami Yesu akunda tugikeneye ibintu mbona byiteguye bigiraho nabyiteguye ariko ndabishimira Imana ijambo ryatubwiye ngo mwibuke mukibirwa n'umucyo uburyo mwihanganira imibabaro Imana yavuye ku munyamibabaro umeze nka muva kuri sashi ndashima Imana muri kurangira amezi atatu babwiye kurangira nta nkuru bawutukira igihe kirenze amezi atatu kandi ikintu cyose uruhare abazakimutukira bose Imana izabahana kuko batabaje gushishoza banyarwanda bakristo beza mujye mubanza gushishoza nubwo mu mitima yanyu harimo kubanza gufana mugafana ikintu kibi mukabanza mugatukura mukamuzanira nyamara umuntu yarazi yakeneye kugira ngo usubire mu rwanda tugane umuntu wasuye iwanjye yose ibintu ko yanzaniye kubanzanira amata amenya ko nagize ibyaha nagize ibibazo yanjye yagize atanu n'igice n'umwana ngo wongere kumajya kwabunye mara ibice acyagurutse kureba amasenti n'ibyaha narigize ariko cyakabanira bavuga akajya kubabona bakabona bari kunguka ubwisiteri kugira ngo umuntu ateye atyo kimenya ko ubwisiteri ukurikire mu ijuru kuko ni iwawe wizera kandi amagambo n'induru bitazajya kuvuga Imana ihogisha mu izina rya Yesu itorero haleluya mwibuke ukimara kubirwa n'umucyo uburyo mwihangana Imana yakuntumyeho ngo wongere uzirikane kwihangana kwashize ntabwo kwihangana no kumusoma ntabwo kwihangana n'ibisibe shingiye ibintu nanyuzemo shingiye abantu shingiye aho bitabye shingiye muri iyo minsi nibwo bari bagiye kumushinga n'ubudiyakoni ariko ndashimira abayobozi bacu b'itorero ushobora yarampamagaye barenze itorero ryanjye ariko nabo bajya muri paruwasi ushobora paruwasi arampamagara ndagutekereza arambwira umukobwa wanjye Imana kumurira inshingano barazimaze ubudiyakoni abandi batuka ariko mu ijuru baranzura mu gihe kidasanzwe Imana izakora ibidasanzwe kandi mukize ngo amen mu gihe cyawe urimo Imana yakuntumye yantumye ngo hari abantu b'uruganiriro bari mu gihe kidasanzwe ariko n'Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe itungura abantu kuko n'Imana uzi uko byari reka humura hari ibintu bibera hiherereye ibyo byari wenda bemeye ariko hari n'ibindi utazi abantu Imana izi ko warwaye neza kandi babwire uruhande rw'abantu bareba intege nkeya zo ariko Imana reba ibyo washoboye yihereza icyubahiro Imana ishimwe ko yazirikana ibyo washoboye nubwo hari ibintu udashoboye ariko Imana izi ibyo washoboye wikize ngo amen ni ukuri Imana izaguhora ibyo udashoboye kugira cyaha kugira ngo ushoboze aho irakubwira henda ukomeza imbere kuko waragaragaza ubushobozi ariko utabashobora Imana ikumugisha ndashima Imana mu ijambo ry'Imana yuko wandikiye abaheburayo yarabibukije wowe uri kwibuka iki tujye kujya muri gusenga iyo wicaye wibuka wibuka iki nabwiwe mu mazi iyo wicaye wibuka wibuka abakugiriye nabi abagututse hari igihe byahara kuvuga ngo ariko agasimba akunda cyane kuko mubona mama uburyo bwo kuvuga ariko sinjya mama ubwire bwo gusoma ngome ariko njya umureba twibaza ko abantu kuki badahishurira ngo bamenye ko umwanzi agutegeye hariya ni ukuri Imana iguhungisha kandi kuburire amarembo yo kugira ngo nujya hano ugiye gutanga na komenti cyangwa ikiganiro cyangwa n'ijambo ujye ujya wowe umubiri wasizwe kandi wanyweye mu maraso ya Yesu kandi umubiri wa Kristo Imana yacu gutabara ujye ukiranga abantu ujye kubwira abantu byihumure ujye kubwira abantu ko Imana data wa twese iruhura unaruhure n'abantu batewe Bibiliya ivuga ngo ugenza yuko uzagenda nuduhura umutima nawe Imana izaguha abaguhura umutima kandi bitabahuye nawe Imana izaguha abaguhura kuko biri mu kivuga ukugenza kugenzwa uri kugenza uti n'imibuka iminsi yanjye kera uburyo mwihangana urakihangana nagutumweho mukihanganira imibabaro yose nk'uko Imana yabwiye ngo abantu bazi imbere hari ibintu babayemo Imana izi imibabaro yawe pasiteri atayizi arayizi uburyo mwababaraga mukemera munezerewe Imana yabwiye ngo ndazirikana ibintu mwanyazwe n'ibyo mwigomwe ukanyama ibintu byawe bifite imbaraga Bibiliya yantumye ngo nkubwire mumenye ko ufite ibindi mwabikiwe hari ibintu abera barabikiwe hari ibintu itorero ryabikiwe hari ibintu abaje gusenga mwabikiwe hari mu rwego amena umenye ko ufite ibindi wabikiwe birusha ibyo kuba byiza kandi bizahora Bibiliya yabwiye ngo nuko rero pasipoti
nuko rero nimutagushize ku bwoba bwanyu ufite ingorane ikomeye kuko mukwiye kwihana kugira ngo nimara ko ukora ibyo Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Ijambo ryatubwiye ngo hasigaye igihe kigize gute yewe kigufi cyane kandi uzaza ntazagira gute ntazati mukiranutsi Imana igiye kubeshwaho kwizera kubeshwaho gufite akazi ntabwo ugiye kubeshwaho kuko wize ugiye kubeshwaho kuko wizeye Imana. Imana iraje ha agaciro ibyo ngibyo abantu batesheje agaciro kuko wayizeye. Mukiranutsi azabeshwaho ni ibintu bibiri bikenewe muri wowe gusa ukiryamye ugasinzira. Hakenewe gukiranuka no kwizera umuntu ukagera ugasinzira. Kiranuka ubundi wizere. Abantu bagukiranirweho wowe bakiranukira ubundi wizere ubundi byamusinzira. Haleluya. Dusubira iwacu tuganiriza amagambo yo aratubwira ngo ugiye kubastresura kudistresura tugatega abantu bafite stress iki gihe ni igihe cya stress tugiye kubastresura Imana yagiye kubastresura kandi yaradustresuye atubwira ukuntu ibyejo barabika kandi ijambo ry'Imana ni nako ribivuga. Yesu yitegereje abafite stress zabo ariko murarwana ibyejo mu kwa 12 dore ibyejo byose uzabyibigeraho wagezeyo. Dore n'ibyo uyu munsi urambaye uyu munsi basize ibyo mugeni bitagashyize muri Imana ibireme kandi nubwo wasoza wumva n'uwasoza kuturusha kuzabaho iby'uyu munsi n'uko uyu munsi uhumeka umwuka w'abazima ntibigutereshe guhereza Imana icyubahiro kuko Imana yaguhaye umunsi w'umugisha. Imana yagutresuye ntiwiha amahirwe ukamenya amahirwe igihugu gifite ni ukuzirinda ukirinda ukongera ukirinda gutakaza ejo hashize kuko niba barakubesha aho none ntibazakubesha ejo muhagera. Imana ikamugisha. Imana ikamugisha. Aburahamu yagize umugisha nk'uko Imana yaganije muri iri jambo tugiye gusenga. Aburahamu yagize umugisha nk'uko nawe wagize. Imana iramutoranya iramureba ibona yaza umugabo uzirikana ahantu Imana imukuye, ibona yaza umuntu ugirira Imana umumaro mu gihe cye. Ndashima Imana ko yakwizeye nk'umumaro ihangana ugirira umwana umumaro yakubonye. Biramureba imwitegereje ibona Aburahamu mukwiye kugirwa abana bya Sipera birimo abantu babandika yazubaha Imana. Bibiliya niko yatubwiye biramuhamagara kugira ngo uva mu gihugu cy'iwanyu. Ese abavuye mu biki va mu gihugu cy'iwanyu ujya mu gihugu nzakwereka nzaguha umugisha. Imana irimo amasezerano n'ibiti murane amasezerano Imana ahaye Aburahamu nta nzu irimo nta nzu yareba ntabwo Imana ageretse inzu wareba imyenda Aburahamu dore ngiri inzu dore ngiri imodoka dore ngiri umushahara dore ngiri akazi yakubwiye amagambo abantu bicaye ijambo Imana avuze haleluya. Abantu Imana yavuganye nabo haleluya. Uwo amasambu ari kutuganiriza bwa mbere n'iryo jambo yavuze Imana ni ikirango mu Imana amasezerano n'Imana irindi jambo kandi abantu benshi batunzwe na nzaku y'Imana nanjye ndimo twahoze tubivuga dutunzwe na nzaku y'Imana tukabona imitsi ya Yesu irabiremye tukabaho. Abana b'iwanjye mfite abana barindwi ndera bo mu mihanda nakuyeyo gatoya mfite n'abanjye bane bose kwa 14 bose umudugudu umuryango dufite nanjye nakubaho turimo n'umukozi. Iyo tugiye kuryanja mu bari bamagana Imana ngo muze kurya imitsi ya Yesu. Imana imitsi ya Yesu yashutse turashimira Imana ko imitsi ya Yesu gishuka kwahakora Imana ashimwe. Ntabwo biva muri njye ntabwo biva narabigisha umunsi kumwe twiga ijambo ry'Imana ndababwira ngo ntimuzigira mudutumbira nk'abazabatunga tukaja dupfuye tukavaho mwahita muba nabi ariko mutumbira mu ijuru kandi niba wabesheje aho uzajya hose tudahari muzabaho neza. Jya ubigisha abana gutyo ugushinga umwana niwe munyabwenge wamugaraga ninjye wowe umwuka uhumeka yo umwuka wagushyiramo umugabo agakomeza akavaho. Abana bawe umwuka wagushyira abana bagakomeza bakaba. Igisha abana kugira ngo barebe mu ijuru kuko niho gutabarwa kwacu guturuka. Haleluya. Rero bagiye kurya bose bahamagara ngo baze barya imitsi ya Yesu. Imitsi ya Yesu rero waciye yarameze kandi turashimira Yesu burya dutunze neza. Namwe umuhanda hirya no hino ugenda asangira n'ababyaye aho gusangira kuba amaresitora ya make muri Kigali hose ndahazi. Mwari muzi ko hari resitora yanura ibirayi ikarura ibishyimbo ikarura idodo ya $600. Iya aho hamenya ni muri Gobyori n'ahantu muri Gobyori ahantu niho rero tuba tuzanira abahungu banjye kugira ngo byibura niba n'abantu 10,000 abo bana bageze nko muri bangahe bati bose barije buri wese purayi $600 ku bijyanye n'icyayi cya $100 cyangwa ubundi bababwira kuko Imana yakunze abana mwiza cyane. Muzi ko nta rukundo rw'Imana rubasaza n'abarapira bababwira Imana irabakunda. Yesu niwe mwami wacu. Igihugu kirabatuma baganiriza baganira uyu munsi duhaye ibyishimo cy'Imana cyo kuko duhaye ibyishimo ukitereka baracyagitacana abo bapampe baracyagitana abo bapampe ntabwo byashira ariko gerageza umuntu umwe ajya ibyishimo ku bwabo.
kubaho kwawe guhumeka kubuta hanyuma washiti yake kwiteza umutima w'imana ari wa gatanu niba imana yarakuretse ikibazo tubona bashimana imana kandi ibigimbi kabimenya icyo kintu imana yakoze ni ikintu cyo kubahwa ukwiye guca mu muntu uzubabaye wese afite umuntu ubabaye ahantu ukavuga uti nanjye kubyo nari kuryaho ati ntabwo uri kubigisha gukora ariko mureke turebe ko twaturetse imana tureke ejo hazaba heza mureke twumvise twe kubireka kuko isi iratureka kubireka tutegeka kubireka isi irategeka abandi kubireka isi irategeka abandi kubireka yewe rimwe na rimwe murabona n'ibintu bitagenda neza induru zavuze ibintu twakoraga yahawe mu Imana yacyabaye ibintu bikomeye ariko abazi Imana ntabwo bazana gukora neza kuko tubeje gukora neza haleluya kuko bazi umumaro bibamariye niba uzi umumaro bikumariye komeza kuko nicyo kikoreshejeho neza niba ushaka kubaho neza komeza umurimo watangiye gucika intege kuvuga turi karirimba Imana iduhaye umugisha Imana ihamagara Aburahamu imubona umumaro Imana yantumye wabwira umuntu wese wicaye Imana yabizi ko uri hano kandi ugasa imbaraga zawe wakoresheje kugira ngo uri hano ni Imana yakoresheje imbaraga zawe kugira ngo uri hano Imana yashaka kwiyereka uruhare rwawe nayo ikakwereka uruhare rwawe bibutse n'agakiza ko niko twaboneye umuntu ariko ibindi byose tuzakirana paka tubigezeho niba ushaka kujya neza nawe ugira guhamba neza umwe we niba ushaka kwambara neza ugira umuntu umwe we yambare neza niba ushaka kwicara heza nawe ugira umuntu ugira uzi umunsi umuntu wicaye hariya hagati y'amaboko yicaye hariya hanze umuntu akakurwanya kandi naratangaye muri ubu buzima uzi ko umuntu akurwanya gufata iyi mikoro adateganya kuza kuyifata ariko kumva ntabwo ushobora kuba wifata kandi we ntazayifata ngo byemere ariko bati ndakurwanya uyireke nanjye sinyifate bice umuntu akaza gukora ibintu by'Imana byapfuye cyangwa ibintu byo mu kazi byapfuye cyangwa ibintu runaka byapfuye ariko muhumure yibiranirira hariya yitwa Uwiteka kandi yaguhamagaye niyo kwizerwa no kukurengereza kurengera itorero haleluya Imana ibahomisha ndashima Imana ihamagara Aburahamu kandi umumaro Imana ishaka ko Aburahamu yarawubonye kuko yarambwiye kuva mu gihugu arayemerera cyambere kuva mu gihugu arayemerera nawe ibyo wavuyemo kubyicuza kuko nagutumweho ijambo ryambwiye ngo nkubwire ngo hari ingororano zibikiwe hari ibyiza bifite waretse kuba byiza bizahoraho kandi ngo ntabwo ukora ibyo Imana ishaka nawe uzahabwa ibyasezeranije reka gucika intege nubwo isi iciye abantu intege nubwo iminsi itumye abantu bacika intege ariko Imana yaguhindahindura kuguma kwibuka uzirikana ibintu Imana yakoze ijambo ry'Imana ryibitsemo imbaraga kandi ryibitsemo ubusobanuro burenze kuko niba Imana yahamagaye Aburahamu bakayemera kuva mu bigirwamana bya Setera akagenda nk'uko Imana imuhamagaye Imana ikamusezeranya umugisha ikawumuha Imana ikamusezeranya ko umwanzi w'abanzi bakabikora Imana ikamusezeranya ko izabana nawe ikabikora Bibiliya yatubwiye ngo nawe utajyana nawe rero igituma itagaragara mu kazi no kubera ko tumwinjiranyemo winjiye mu kazi kubera umugambi w'Imana winjiye mu kazi kubera ishuri ry'Imana n'ijambo Imana yabivuzeho ariko winjiye mu cyaro na Loti ariko humura niba atandukanye yahageze waba ugiye niba utandukanye yahageze sinzi ahantu uhagaze sinzi ikintu kikuzengereje ariko iyo bitandukanye yahageze Imana yakoresheje ubushoboye Imana bwayo mu ijwi ryayo hamagaje Aburahamu ngo bageze mu nzira abashumba barashukwana musome kino gice urabisangamo abashumba bashukanye biba ngombwa ko Aburahamu n'umuhamagara afite confidence kandi gusa yajya byakwemera ukwiye kubaho ubuzima busuzugura Satani kandi ugasuzugura n'abamukorera n'abashaka kumukorera kuri wa kazi kuko Satani akagupatanya kugira ngo agukorereho akazi nawe ushakashaka kubwitaho akazi ka Satani Bibiliya iratubwiye ngo Aburahamu agati Imana kwevuganye nanjye kandi aho nzajya hose nzahinda umugisha kandi ko ndi umugisha ute ntatandukana n'uyu mugabo abashumba batangiye gushwana intonganya zatangiye kuba Bibiliya iratubwira ngo atubwira ngo ngaho dore hari ibumoso n'iburyo nujya ibumoso ndajya iburyo nujya iburyo ndajya ibumoso ariko dutandukanye Imana yacu tugire neza Imana yacu tugire neza utari Gisuwari Sodomo ngabona niho heza ajyayo kandi ndashimira ko umugisha w'Imana ugendana natwe akazi kose wakora Imana iteguye gutungiramo ahantu hose witeguye guhagarara Imana iteguye guhagarara nawe kuko umugisha nk'uraho uri aho ugiye aho umugisha uri muri wowe hari abantu umugisha w'Imana bazi ko barimo bavuge ngo amen umugisha umwongeye kuguhana nk'umwuka wera yantegetse we gutinye guhana nzamera gute kuko umugisha uri muri wowe ntabwo urahuye iyo bari nawe hahandi kuri ya ntebe niyo ngiyo ugiye Imana iteguye guhana kuko umugisha w'Imana uri muri wowe haleluya bibitse nta kintu kirwanya umugisha nta
Imana y'icyubahiro, Imana y'imbaraga, Imana ibahungije. Haleluya, haleluya. Ndasoje tugiye gusengera muri iri jambo riwanditse Yohana yandikwa mu rwego rwa mbere, ndavuze amagambo kubera ko kandi ubuhamya n'uko ubuhamya bw'ibyo ngamije, ubuhamya bw'ibyo navuze, ubuhamya bw'ibyaha, ubuhamya bwandikira Abaheburayo, nuko Imana yaduhaye ubugingo. Haleluya. Niba ugenda ubugingo bw'Imana uzatandukana n'abantu batagendera ubugingo. Ese muzatandukanira hehe? Kuko nategetswe kubikubwira. Muzatandukanira mu gihe ukeneye izo mbaraga bisanzwe zifite. Ndagira ngo mbabwire igihe tugeze mu cyaro dusaba imbaraga mu byerekeye uri muto uri mukuru ubukiza udari uri uwo igihe ugezemo cyose kiragusaba imbaraga, kandi izo mbaraga ntaziri kuko twazishyuriwe no kuzirikana ibyo Imana yakoze. Ubuhamya rero nakundi yuko dufite ubugingo tugendana. Ibikwanga ubugingo birahari, ndetse n'abashije bakabaza ariko ubundi ufite igipimo gipimira abantu bafite ubugingo n'abatabufite. Niba mu isi nta muntu ufite igipimo gipima ubugingo, Imana ikaba yacitse muri Kristo Yesu ndetse n'Imana. Haleluya, haleluya. Umutima wawe wongere wikundire Imana, wikomerezanye, kubera ko nta wundi muntu ufite igipimo cy'ubugingo. Nta kundi guhamya guhari rero nuko dufite ubugingo buhoraho. Bibiliya yavuze ngo ufite umwana ufite ubugingo. Kristo ari muri wowe, niba ari muri wowe umuntu uzanesha. Pawulo yabivuze neza avuga ngo si uriho, ni Kristo uriho muri jye. Imana yacu tutwemeze. Avuga amagambo akomeye Yohana urwandiko rwe rwa mbere, avuga amagambo akomeye aravuga ngo kandi iri zina ry'uri mwana w'Imana ngo ni ukugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo. Ngo kandi haleluya, haleluya, ikintu cyose uko tugishaka ngo tugisaba Imana ikakiduha. Numva rero dusaba ikintu cyose uko tugishaka tukagihabwa. Nuko rero ufite umwana ufite ubugingo, iyo ufite uwo mwana icyo usabye ni bwabwiye atakigwaza ngo ubuhamya butumye atakigura. Dufite ibintu byinshi tutari twatunga ariko twiteguye gutunga, ndetse tunagenda nk'ababitunze. Uyu munsi mfite ibintu ntari nakandagira, ntari natunga mu buzima bwanjye n'umuntu uvuye mu kiderere, ariko kubera amasezerano y'Imana n'uburyo Imana yasohoye impamvu itari yabiyo n'uburyo isezerano kizabiyo, ndi kugenda nk'uwabihawe mu izina rya Yesu. Ubwo bugingo rero bubeshaho bumpamiriza ko Imana yabivuze n'amagambo yayo kandi izabisohoza. Mbibutse ko dukwiye gutangira kugenda nk'abantu Imana igiye kutugerageza. Wowe we gukanura amazi, we gushidikanya, we guhagarika umutima, Imana igukunda icyo ryayo icyo igukunda icyo. Nagutumyeho ijambo ry'ihumure rikubwira ngo ugira wihangane, ugira urwane no kuzirikana ibyo Imana yakoze. Aho niho hari ikiraro kigiye kugushyitsa ku cyo Imana igiye gukora. Nimwakire neza ijambo rye. Tugiye gusenga ibintu dukoresha igihe cyacu neza. Hari abantu tugiye gusengera muri iri jambo ry'Imana, ibyiciro bigeze kuri 3 tugiye gusengera, kandi Imana yiteguye guhura nabyo. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'umuntu waba uri hano agateka mu gakiza, numva ubugingo, numva ufite uwo mwana, utuye uwo mwana bisaba iki? Nta kindi, birasaba kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Uwo mwana ukamwizera nk'umwami n'umukiza. Ni abantu bumva bahora ari abashyumva